kandi batanye tubwire uburyo abantu bafashwemo n'impamvu bari hano. Twabonye amakuru turabafata nkuko mubizi no kuwa gatanu w'igishize mwari hano tubereka bano bantu cyangwa n'abagenzi banyu bari bahari. Ahubwo twakwibaza impamvu abantu bari hano bashobora kuba barabonye ibyabaye kuwa gatanu bagenzi babo barafashwe bagafatana mu korogo bagafatana amashashi hanyuma ejo tugafata abandi bari bakwiye kuba barabiretse cyangwa bakavuga bati ibintu reka tubihe inzego zibishinzwe kubera ko bitemewe. Ubu rero birumvikana ko abatumvishije nyine nta kundi bizagenda tuzabafata. N'ababibonye uyu munsi batari bicikeho cyangwa bagifite gahunda yo kubikomeza gushakisha amashashi, muzi ko amashashi yaciwe mu gihugu, gucuruza amavuta yangiza uruhu azwi ku izina rya mukorogo, byumvikane ko bitemewe. Abazakomeza bafatwe, ntabwo tuzarambirwa twebwe, ubwo namwe ntuzarambirwe kuza kureba bano bantu kugira ngo mubyereke abanyarwanda. Kandi harimo baravuga ngo ni ukwera ubuzima ngo ariko barasaba imbabazi. Ubuzima bwo gukora ibyaha nta mategeko aho uburenganzira kubera ko yo kubabwira ngo ntibakore ibyaha mu gihe bumva yuko ubuzima butameze neza. Iyo ubuzima butameze neza bw'umuntu arwaye arivuza ataba ashoboye, inzego zirahari z'ubuyobozi zirahari zikamufasha. Yaba akennye nabyo hari ibyiciro by'abakene birazwi n'uburyo bafashwa birazwi, izo gahunda zirazwi n'iz'igihugu. Nta mpamvu rero yo kwishora mu byaha ngo nuko ufite ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Afande, hashize igihe n'ubundi igihugu gifashe ingamba zo guca yaba aya mavuta benshi bazi nka mukorogo yaba n'amashashi, ariko hari abakibikora nyuma y'iki gihe. Ibi ni iki bigaragaza? Bigaragaza ko nubwo amategeko aba ahari, nubwo hari abantu bafatwa bakora ibyaha bitandukanye abandi bakaboneraho, ariko ko hari abantu batumva. Abo rero batumva bazakomeza babifatirwemo babihanirwe. Kandi hari ingingo ishobora kuba yahana abacuruza n'amavuta cyangwa n'amashashi ku buryo wenda bashyira inzego zibishinzwe. Yego, inzego zibishinzwe zireba ingingo zibishinzwe, zireba n'ibihano bateganyirizwa. Hari urwego rw'ubugenzacyaha ruzakora amadosiye yabo kuko ibimenyetso biragaragara, ibyo bakekwaho biragaragara. Hari n'inzego z'ubucamanza zizareba ibihano bibakwiriye gukurikira amategeko n'ibyaha bakoze. Ibyo rero bizakorwa n'inzego zibishinzwe, ariko polisi twe icyo dushinzwe nuko amategeko yubahirizwa. Ari nayo mpamvu abayarenzeho bafatwa bashyize inzego zibikwiye. Murakoze. Amavuta yagaragaye harimo na moviti dusanzwe tumenyereye mu mabutike menshi cyane mu maduka, ariya nayo ntabwo yemewe. Moviti iremewe ariko bayicuruje magendu. Iyo muza kuba mubaza nyirayo yakabwiye ko nta nyemezabuguzi afite. Magendu rero ntiyemewe. Muzi ko buri gihe nabwo dufata ibicuruzwa bitandukanye byinjira mu gihugu byanyuze mu nzira zitemewe mu buryo bwa magendo, ku buryo bishobora kuba bibangamira ubucuruzi ndetse no kunyereza nyine imisoro. Ibyo rero nabyo ni muri urwo rwego iyo moviti nayo yagaragajwe. Nitwa Twagiramungu Samuel, abanacuruzaga muri botike bamfatanye amavuta atemewe, nkaba mbisabira imbabazi, nkaba ntazabyongera kandi nkaba nshishikariza n'ababikora kubivamo ko ari bibi maze tukubakira igihugu. Hari umaze igihe kingana ucuruza n'amavuta atemewe? Urebye ni muri iyi kovide ntabwo nari maze igihe kirekire mbicuruza, kwari uburyo bwo gushaka imibereho tu. Bacuruzaga agana he? Amavuta wayakuraga he? Uratubwira nuko byagenze kugira ngo ufatwe? Nacuruzaga hano Kiruhura muri botike. Uburyo amavuta nayabonagamo n'abadamu bazanaga udukapu bakatubwira ko bafite imari, nabo bakayikwereka ukabagurira, ukabagura bagahita bagenda nawe ukayaguma. Ariko ntabwo ari ibintu byakubwira ako kanya ngo uhite uyacuruza. Bari aho baravuye n'imikoranire bagiranye n'abantu bayazana kugira ngo akugereho, wabitubwira mu magambo arambuye. Aho bayakura ntabwo babajije kubera ko njye ari imari babaga banzaniye, kubera ko nayacuruzaga ntabwo nababazaga aho bayakuye. Ariko wari ubizi neza ko ari amavuta atemewe n'uburyo yinjiramo aba atemewe? Ibyo byo nari mbizi, ndabisabira imbabazi. Niyo nama wagira abandi bakora ibijyanye n'ibi ngibi bakoraga? Inama nabagira ni ukubireka pe, bakabireka burundu kuko nta mumaro, uta igihe ugahomba. Inama nabagira ni ukubireka.
hari abantu bavuga ko baba bihishe polisi bakavuga yuko itabageraho. Nkawe wafashwe urababwira iki? njyewe nari nicaye mu iduka bansangamo, kuvuga rero ngo ntabwo babageraho, ntabwo namenye uburyo byagenze. njyewe nagiye kumbona bangezeho, barambwira ati bitemewe bitwereke, bahita babibona. Bagufashe ryari? hari nka saa 3 za mu gitondo. Igihe kingana iki? n'ejo hashize. Twayishatse Clementine, tumye mpagarara aho ngaho baraye bamfitanye amashashi. Ngerejwe ntabwo tukunda. Igitumye mpagaze aha ngaha baraye bamfatanye amashashi. Bagufatiye he? Bagufatanya amashashi angana iki? Bamfatiye muri Kinyinya, nari mfite amashashi 67. Zamura ijwi ntabwo. Bamfatiye Kinyinya, nari mfite amashashi 67. Wakuye abonye mu wewe. Zamura agapfukamunwa. Nayakuye muri Rulindo. kugera ijwi ntabwo turi kumva. Wakuye? Muri Rulindo. Ni wowe wagiye kuyizanira cyangwa umuntu yakuzaniye? Umuntu wayanzaniye. Isomo ni irihe bigusigiye cyangwa abo mukorana nabo babatubwira cyangwa abo bari nabo polisi ibashe kuba yabageraho vuba? Isomo nkuyemo ni uko gucuruza ibitemewe ari bibi. Aba nagira inama ababicuruza kubireka. Wari wamaze n'igihe kingana iki? Ni ukwezi kumwe. Turimo turakumva ariko. Ukwezi kumwe. Wapfuye wari ufite iduka cyangwa wabibikaga mu rugo dusangiza? Nari mbifite mu rugo. Wabihaga abantu bameze bate muri rusange cyangwa ayo mashashi ubundi namushobora gukora iki? Ushaka kumenya amashashi ariko ntumenye icyo yakora dusobanura. Amashashi aba ku bantu bacuruza amabutike, bayapfunyikamo umunyu, isukari, umuceri, ibintu icyo bayakoresha. Waba waratangiye kwinjira muri iki gikorwa cyo gucuruza amashashi igihe kingana iki? Hashize ukwezi kumwe. hanyuma ko uzi ko ari ibintu bitemewe kandi hashize igihe igihugu cyarafashe umugambi wo guhagarika amashashi kubera ko yangije ibidukikije, kuki wowe wabyinjiyemo? Nibwiraga yuko ndi guca mu nzira nziza zo gushaka amafaranga. Ni iki rero wabwira bagenzi bawe bandi nabo bashobora kuba bakiri mu mugambi nk'uyu nguyu? Bagenzi banjye nabashishikariza kubireka, ahubwo bagakora ibyemewe n'amategeko. Ibyemewe n'amategeko kuri wowe ni ibiki? Kandi batangiye tubwira uburyo abantu bafashwemo n'impamvu bari hano. twabonye amakuru turabafata nk'uko mubizi, no kuwa gatanu w'igishize mwari hano tubereka bano bantu cyangwa na bagenzi banyu bari bahari. Ahubwo twakwibaza impamvu abantu bari hano bashobora kuba barabonye ibyabaye kuwa gatanu bagenzi babo barafashwe, bagafatana mu korogo, bagafatana amashashi, hanyuma ejo tugafata abandi bari bakwiye kuba barabiretse, cyangwa bakavuga bati ibintu reka tubihe inzego zibishinzwe kubera ko bitemewe. Ubu rero birumvikana ko abatumvishije nyine nta kundi bizagenda, tuzabafata. N'ababibonye uyu munsi batari bucikeho cyangwa bagifite gahunda yo kubikomeza gushakisha amashashi. Muzi ko amashashi yaciwe mu gihugu, gucuruza amavuta yangiza uruhu azwi ku izina rya mukorogo, byumvikane ko bitemewe. Abazakomeza bazakomeza bafatwe, ntabwo tuzarambirwa twebwe. Ubwo namwe ntuzarambirwe kuza kureba bano bantu kugira ngo mubyereke abanyarwanda. Kandi harimo baravuga ngo ni ukubera ubuzima, ngo ariko barasaba imbabazi. Ubuzima bwo gukora ibyaha nta mategeko aho uburenganzira, kubera ko yo kubabwira ngo ntibakore ibyaha mu gihe bumva yuko ubuzima butameze neza. Iyo ubuzima butameze neza bw'umuntu arwaye arivuza, ataba ashoboye, inzego zirahari z'ubuyobozi zirahari zikamufasha. Yaba akennye nabyo hari ibyiciro by'abakene birazwi, n'uburyo bafashwa birazwi, izo gahunda zirazwi n'iz'igihugu. Nta mpamvu rero yo kwishora mu byaha ngo nuko ufite ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Afande, hashize igihe n'ubundi igihugu gifashe ingamba zo guca yaba aya mavuta benshi bazi nka mukorogo, yaba n'amashashi, ariko hari abakibikora nyuma y'iki gihe. Ibi ni iki bigaragaza? Bigaragaza ko nubwo amategeko aba ahari,
nubwo hari abantu bafatwa bakora ibyaha bitandukanye abandi bakaboneraho, ariko ko hari abantu batumva. Abo rero batumva bazakomeza babifatirwemo babihanirwe. kandi hari ingingo yenda ishobora kuba yahana abacuruza ano mavuta cyangwa n'amashashi ku buryo wenda bashyira inzego zibishinzwe. Yego, inzego zibishinzwe zireba ingingo zibishinzwe, zireba n'ibihano bateganyirizwa. Hari urwego rw'ubugenzacyaha ruzakora amadosiye yabo kuko ibimenyetso biragaragara, ibyo bakekwaho biragaragara. Hari n'inzego z'ubucamanza zizareba ibihano bibakwiriye gukurikije amategeko n'ibyaha bakoze. Ibyo rero bizakorwa n'inzego zibishinzwe, ariko polisi twe icyo dushinzwe nuko amategeko